Omega aracyari muzima. Benshi bumiwe batangaye cyane. Omega aracyari muzima, iby'umurinzi we yatangaje bisa nkaho biteye ubwoba. Ngo byagenze bite suri kugira ngo Omega ahunge cyangwa yarapfuye nkuko babivuga koko. Kuva mu mpera za 2019 ubwo Mudacumura Sylvestre yicwaga, ishami rya gisirikare ry'umutwe w'iterabwoba wa FDLR riyobowe na Nahunguka Pacifique uzwi nka Jenerali Omega. Ku rutonde kandi rw'ibyihebe leta y'u Rwanda yasohoye tariki ya 15 Ukwakira 2025, Jenerali Omega ni nimero ya kabiri nyuma y'umuyobozi w'umutwe urwego rwa politike Lieutenant General Gaston Iyamuremye alias Byiringiro Victoire. Jenerali Omega kandi yavutse mu mwaka wa 1934 avukiye muri sekiteri Gasebeya komine Gaseke muri prefecture ya Gisenyi. Yahungiye kandi mu burasirazuba bwa Demokarasi ya Kongo. Nyuma kandi yaho we n'abagenzi be batsinzwe na RPA Inkotanyi. Yafite kandi peti rya Liyetona gusa ryonyine niryo yarafite. Ariko icyo gihe Tuyubahe Innocent umaze hafi imyaka 2 atashye mu Rwanda, yabaye umurinzi hafi wa Jenerali Omega kuva 2019 kugeza 2022. Bikuma kandi bivuga ko uyu nguyu yamubaye mu bice bitandukanye bya Kongo ari we wamurindaga nanose yajyaga barajyanaga. Ariko sumundi Omega yagiye kubera ko intambara yo murasazo bwa Kongo muri Goma yabaye ntihabonetse umurambo we nawe bwe ntiyabonetse, byagenze gute? Tuyambaza Innocent warumaze hafi imyaka 2 atashye mu Rwanda, ariko yabaye n'umurinzi wa Jenerali Omega kuva 2023 kugeza 2022. Bimukana mu bice byinshi ubwo bahungaga ibitero by'abarwanyi ba M23 barwanya ubutegetsi bwa Demokarasi ya Kongo. Yasobanuriye kandi ibinyamakuru cyo mu Rwanda ati byinshi ku mibereho ya Jenerali Omega mu mashyamba. Nubo kandi ubuyobozi bwa Demokarasi ya Kongo buvuga ko abarwanyi ba FDLR cyane cyane abayobozi bayo bashaje. Tuyubahe avuga ko Jenerali Omega we agifite imbaraga. Ati afite imbaraga nta nubwo ari muremure, ni mugufi araringaniye. Muri rusange Jenerali Omega ni umuntu udasabana n'izindi nyeshyamba ngenzi se kuko ntawe yapfaga kwizera. Ibituma kandi rimwe na rimwe afata icyemezo cyo kuzenguruka ikigo cya gisirikare agenzura ibyo atekereza ko bishobora kandi kuba bitagenda neza, byaba ngombwa agafatira telefone z'abarwanyi kugira ngo arebe abavugana nabo mu Rwanda. Omega mu buzima bwe ni umuntu udasabana n'abamurinda muri etat major, ntabizera, nta muntu umwe wabona ari gusabana nawe. Ni umuntu kandi ubumeze nkaho afite umujinya igihe cyose, ntago abatuje agenda azenguruka. Asaba kandi n'igihe usanga ameze nk'umuntu ufite ibibazo bya buri munsi akongera kandi agasubirayo azenguruka. Haba kandi igihe atunguyuza ko nuko naratunguranye n'amatelefone araje rafata akayatwaka akagenzura nimero ngo arebe abo tuvugana nabo, abagira ngo arebe niba koko hari nimero zo mu Rwanda muvugana. Niko rero Tuyubahe yabisobanuye. Bajyaga bibaho rero bo namwe n'abagenzi be mu barwanya FDLR bagashakisha nimero za telefone zabo mu miryango yabo ba mu Rwanda kugira ngo bavugane ku buryo ndetse bakwitegura gutaha. Hari nabo kandi Omega yafashe abafatira ibihano birimo kubimurira mu kindi kigo cyakuri cyane, ukubitwa kandi inkoni ziri hagati ya 200 na 300 cyangwa se kwicwa. Byategwa nuko yabaramutse icyo gihe. Uyu murinzi aragira ati niba mwabanaga aho ngaho mu kigo ahita kwimurira mu yindi batayo, akavuga ngo wazavamo umuntu umugambanira, ahita gutanga ukajya kure ku buryo mutazongera no guhura. Ntabwo kandi habura nk'inkoni 200 kugira 300 kubitwa. Tuyubahe kandi nawe yasobanuye ko nawe yafashwe bigaragara ko yavuganaga n'abashiki be. Icyo gihe kandi mu kigo cya FDLR habaye inama y'igitaraganya yari yobowe na Omega, amubaza niba mu byo bavuganye nabyo mu muryango we haba harimo hatarimo gahunda yo gutaha, arabihakana. Anumvisha amajwi y'ibiganiro bagiranye. Ngo Omega yabwiye Tuyubahe ko amahirwe yagize ari uko yamurindaga kuko iyo bitaba ibyo yari kwicwa. Ariko ntiyamuretse gusa kuko yategetse ko akubitwa inkoni 300, yamburwa na telefone yavuganagaho n'abashiki be. Iyo Omega kandi ahamije ko ari umurwanyi wa FDLR wamugambaniye amucira urwo gupfa ku kanya, ariko siwe umwirasira kuko ntabashaka ko abari mu kigo bamenya ko yishe umuntu. Tuyubahe kandi yagize ati we akuna bikora kugira ngo bitagaragara ko mu basirikare ko ari kubica. We aragutuma akareba nk'abasirikare babiri akabwira ati inzira nyuramo ni ati ngwino ngutume mu kigo runaka, uzagenda wenyine nibanga. Ahagwa kandi ibipapuro ati bijyane nka za
aho ngaho Kazaroho cyangwa se n'ahandi, noneho wabageraho waba uri mu nzira bakakurasa bakavuga ngo wahuye n'abanyatura cyangwa se mayimayi baramwica. Nuko ateye rero umunyagatulika wisunga abahanuzi. Tuyambaza ubundi yasobanuye ko Omega ari umunyagatulika ariko ujya muri misa kandi ko afite n'itsinda ry'abahanuzi imuhanurira ibizamubaho cyangwa se ibizaba mu mutwe FDLR muri rusange. Yaragize ati wari uzi ko turi i Paris ikigo cya FDLR Rushuro yari afite groupe irimo n'uyu Chantal yari umuhanuzi we n'undi bitaga Francine. Umushumba kandi wabo yitwaga Murume yarapfuye kuva Paris, ko twagendaga kuva i Paris mu Faransa, ariko ngo yarapfuye apfa tutaragera aho ngo dusanga yarapfuye. Nzane Marie Chantal uvugwa na Tuyubahe numwe mu barwanyi ba FDLR bafashwe n'umutwe witwaje intwaro wa M23, ubwo kandi yabaga mu Rushuru. Yatashye kandi mu Rwanda ahabwa amahugurwa ya komisiyo y'igihugu ishinzwe gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari mu gisirikare cya RDRC. Ni kenshi kandi FDLR itegura ibitero byahaba rero ngombwa bagaba ku Rwanda cyangwa se guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo. Mbere kubitangira ariko abahanuzi baye bakora amasengesho kugira ngo Imana ibereke niba ho bazatsinda. Tuyubaye kandi baragenda bagira ati baragendaga ngo bagiye kubaza Imana uko rero barwana nkuko biragenda nuko biraza kurangira. Bakunda gusenga kandi nijoro cyane nko masaha ya saa 9 saa 6. Noneho kandi iyo bavuye guhanura amategeko babahaye niyo bashyira mu basirikare. Abahanuzi kandi ba FDLR barizirwa cyane ku buryo bashobora kandi kwicisha umuntu cyangwa se bakamukiza. Tuyisabe cyangwa uyu nguyu bavuga ko nawe hanuraga yasobanuye ko igihe umuhanuzi yashoboraga kuba kandi yashwanye n'umurwanyi, yashoboraga kandi kubeshya Omega ko yabonye ari umugambanyi. Ati kuko nk'umuhanuzi wabaga mwashwanye wowe uri umurwanyi agahita avuga ngo iriya ni intama ntabwo imeze neza, iriya ntama muyikure mu zindi, bagahita bakwica. Wenda ari uko wanze kwakira ibikapu bagiye mu butumwa agashaka inzira runaka, kubera ko wenda wanze nko kumutwaza cyangwa wanze kumufasha ikintu agashaka ibintu yitwaza ubundi agashaka inzira zacamo kugira ngo azakwicishemo. Bivuga ko Omega yahisemo kwirasa igihe nabona agiye gufatwa. Lieutenant General kandi James Kabarebe yigeze gusobanura uko yahamagaye Omega ku murongo wa telefone amusaba gutaha akifatanya n'abanyarwanda kubaka igihugu. General kandi Tadji Kabarebe yibukije Omega ko ubumenyi afite buri gupfubusa, cyane cyane ko uyu murwanyi yize gutwara indege, amumenyesha ko kandi igihe yazaba atashye ubutabera ndetse butazamukurikirana kuko nta ruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Aho kwemera ubusabe bwa General Tadji James Kabarebe, Omega yamusubije ko atazigera ataha mu Rwanda mu gihe rukirimo umututsi. Kabarebe kandi we yamusubije ko atazigera arukanagiramo ari muzima. Tuyubahe kandi yasobanuye ko mu kiganiro we na bagenzi be bagiranye na Omega mu gihe yamurindaga yababwiraga ko adashobora gutaha mu Rwanda rurimo umututsi kuko atakwemera kubana nabo. Umunsi umwe kandi Tuyubahe yaratinyutse abwira Omega ko abayobozi benshi ba FDLR bafashwe bacyurwa mu Rwanda, amubaza uko bizagenda mu gihe nawe azaba afashwe, amusubiza ko azirasa. Tuyubahe ati twaganiraga kubera ko namubaga hafi cyane, naramutekerezaga ndetse namubwira uko mbyumva, akajya ambwira ababaye ati ibigwari abo bafashe bose ni ibigwari kuko na Chantal bamufashe turi kumwe ari nkange nka kwirasa rwose, ariko bamufashe igihe nka saa moya tugeze mu birindiro imubambiro. Naramubwiye nti ko bari gufata abandi wowe nibagufata ugize umwaka ugafatwa. Ati ngewe nahita nirasa. Omega ahungana abarwanyi bake. Ni kenshi cyane FDLR yateguye ibitero byaba ari byibasira ibigo bito byayo cyangwa se ibirindiro bikuru. Iyo Omega kandi amenye ko agiye guterwa yitegura guhunga mu rwego rwo kwirinda kwicwa cyangwa se gufatwa mpiri. Tuyubaye kandi yasobanuye ko ikigo cya Paris Omega yamazemo igihe kirekire muri teritwari ya Rucuru cyarimo abarwanyi ba FDLR bari hagati y'120 n'150, ariko iyo yahungaga yajyanaga n'abarinzi be bari hafi bake, abandi bagahunga ukwabo. Ati ntabwo ahungana n'abandi. Ubwo habaga kandi operation yaje gutera agace kacu yafataga abarinzi be bakagenda nk'amasaha abiri,
mu ishyamba. Abarinzi be kandi babaga ari 12 ntabwo barengaga, akongeraho n'abo bakobwa ndetse banyamasengesho ubwo bari babiri. Yavuze ko kandi abandi barwanya FDLR bahungaga bacitsemo amatsinda nk'atatu, urugamba kandi rwarangira akongera akihuza. Keretse mu gihe habaga ibitero by'umusubirizo, Omega ntakunda gukora ingendo ndende. Tuyubahe kandi yasobanuye ko mu gihe yabaga i Paris muri icyo kigo yakoraga urugendo rimwe mu mwaka ajya gusura ibigo by'abarwanyi ba FDLR kugira ngo abatera akanyabugabo. Ati mu mwaka yagendaga rimwe, yabaga agiye guha abasirikare gahunda y'umwaka, akagenda asuraho ibigo biri abasirikare aho baba, morale ndetse ahabaye intambara akabahuriza, ndetse abatashye akabita ibigware. Ati biriya babaye ibigware ntago ari abasirikare, ntimuzabe nkabo, ndetse akabashakira bote zo kwambara. Aho kandi Tuyubahe aherukaga mu guhura na Omega bahoraga baherukana kuganira, we nta mitungo izwi yagiraga, bitandukanye cyane na Ruvaga y'imikorere Protogene alias Colonel Ruhinda wari ufite ibikuyu. Omega yabaga kandi afite igikapu karimo amafaranga andi kandi abitswe n'abashinzwe umutungo muri FDLR. Bivuze ko Omega kandi afite abantu bashinzwe umutungo babikaga amafaranga. Mu gihe Omega kandi yari mu kigo cya Paris, Lieutenant General Byiringiro we yabaga mu cyicaro cyo ku rwego rwa politike Kazaroho. Tuyubaye kandi yasobanuye ko abayobozi bose bahuraga gake ubwo babaga bari mu nama nkuru gusa, kuko abandi bose rero babaga nyine bari mu bice bitandukanye. Bivuga ko abarwanyi ba FDLR rwose bigaragara ko Omega atigeze apfa akiri muzima. Aba rero babihuza nuko Omega bivuga ko ashaka kuba atarapfuye, kubera ko bivuga ko n'undi yabonaga igitero kigiye kuza yahungaga. Gusa hari video yagiye hanze igaragaza Omega bamurashe bamuturikije bakamurasa ikibuno, ndetse kandi grenade yamuturikanye ikibuno, ariko bakanavuga ko rwose yaba rero yarapfuye muri ubwo buryo, yarahiye cyangwa se yaraturikanywe na grenade cyangwa n'ibisasu. Ariko benshi bakavuga ko batabyemera kubera ko batigeze babona umurambo w'uyu mugabo. Rero benshi bibaza ngo uyu mugabo se yaba yarapfuye cyangwa akaba akiriho. Ibibazo benshi baza batarabona ibisubizo, bibaza ngo uyu mugabo yaba yarapfuye cyangwa akiriho. Gusa bavuga ko yahunze adahungira kure, dore ko n'abandi bajya kure bakavuga ko rwose General Omega yaba yarahungiye muri Goma n'ubundi, ariko nyuma wenda akaza gutaha rimwe. Gusa bivuga ko ahantu yari ari yaturikanye n'ibisasu, ndetse kandi agaturikana na bimwe mu bisasu bya grenade barashe. No kwibaza ngo uyu mugabo yaba akiriho byaba ari ikibazo gikomeye, ariko none bakibaza bati amaherezo yabyo azaba yahe. Ibi byose n'ubundi biri kuba, ariko none ibyo byarabaye ariko byarahindutse. Uyu munsi none muri Kongo ibice byose M23 ifite FDLR ifite byafashwe n'umutwe wa M23, ndetse kandi imirwano yo iracyakomeje. Ni mu gihe kandi bivugwa ko rwose imirwano ikomeje, kandi imirwano ari myinshi cyane. Mu gihe Republika Demokarasi ya Kongo n'isikari cyayo n'abafatanyabikorwa bayo imirwano bayikomeje kandi igeze ku rwego rwo hejuru, mu gihe ibisasu by'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo byisha abantu benshi cyane ikamanyura. Abantu batatu kandi bo mu gace ka Kamanyura muri Kivu y'Amajyepfo bishwe n'ibisasu by'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo, ariko none abandi batanu barakomereka bikomeye. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane iramutse isakiranya ihuriro ry'ingabo za Kinshasa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 muri Kamanyura mu bice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni mu gihe kandi ibyo bisasu byanumvikanaga mu bice bya Rusizi, n'abaturage bavuze ko ari kumva ibyo bisasu bivuze ubuhuha. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka abinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko abapfuye ari abasivile, mu gihe muri batanu bakomeretse harimo umugabo umwe, umugore ndetse n'abana batatu. Kanyuka kandi yashyize ku rubuga rwe rwa X inzu z'abaturage nyinshi ashinja ihuriro ry'ingabo za Republika Demokarasi ya Kongo ko bari bo bazisenye. Kuri ubu kandi ku ruhande ruri muri izi mirwano rurashinja urundi kuba ari rwabaye nyirabazana imirwano yo kuri uyu wa kabiri. Abayobozi kandi ba FC Ventura kuva kuri Corneille Nanga Bertrand Bisimwa Kanyuka mu butumwa bayinje kuri X mu mbaho nkoranyambaga n'ihuriro ry'ingabo za leta kuba rero rizatangije imirwano, ariko igisirikare cya Demokarasi ya Kongo mu itangazo giheruka gusohora cyavuze ko ibi bitandukanye cyane. Umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ikenge yavuze ko muri iki gihe gikomeye aho leta zunze ubumwe za Amerika na bishaka ko Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo bigira amahoro, ishyamba za FC Ventura zishe agahenge hogarika imirwano. Yavuze ko kandi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ingabo za FC Ventura zishyikiwe n'u Rwanda niko bavuga zateye ibirundo bya FARDC muri Kaziba, Gatogota na Rubarika muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo kandi yagaragaje ko byerekana ko umugambi wa FC Ventura wo guhungabanya amasezerano y'amahoro ya Washington DC ari Doha, guhungabanya gahunda yo kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. Ibi ni bivugwa n'igisirikare cya Kongo.
kandi igisirikare cya Kongo cyavuze ko gisaba abaturage gutuza, kibiziza ko ingamba zose zafashwe kugira ngo haburizwemo ibikorwa bya gisirikare bya M23. Nyamara ngo igiye kureba usanga ari bano bagabo bo mu gisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo batangije imirwano, akaba bari kubeshya ko imirwano yabatangijwe n'abasirikare ba FC M23, nyamara ngo nibo batangije imirwano ndetse naho yageze nibo bayitangije.